Bismillah walhamdulillah. Mwiriwe mute mumeze mute, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Kandi n'abatameze neza nabo isi niko bigenda, ntabwo iminsi yose ihora ari imwe, ariko inshallah bizagenda neza ku bw'ezo Allah. Ni igisubizo ngiye guha umwe mu bakunzi ba One Way TV, aho yabajije ati ese birashoboka cyangwa biremewe hano Oman yuko umuntu yasoza contract akaba yakwishakira kandi kazi adasubiye mu Rwanda? Igisubizo ni biremewe, uburenganzira arabufite. Igihe cyose umuntu asoje amasezerano n'umukoresha we, wenda urugero ufitanye amasezerano n'umukoresha wawe yuko ugomba kumukorera imyaka 2, kontra y'imyaka 2. Iyo imyaka 2 irangiye uba ufite uhuru, uba ufite uburenganzira bwo kuba wakora ibyo ushaka kubera yuko amasezerano mufitanye aba yararangiye. Ikibazo gihari rero nuko abantu benshi ntabwo bamenya uburenganzira bwabo, ntabwo bakurikirana uburenganzira bwabo, bikagera naho babasubiza mu Rwanda ku mbaraga. Umubosi akakubwira ngo wowe niba udashaka kunkorera mu yindi kontara ugomba gusubira mu Rwanda. N'umuntu kubera kutamenya amategeko cyangwa no kutamenya ngo birava he birajya he, nawe akagira ubwoba agasubira mu Rwanda kandi nta gahunda yari afite yo gusubira hehe, yo gusubira mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo rero amategeko uko avuga, iyo umukoresha murangizanije ni ukuvuga ngo iyo kontra yawe irangiye, umukoresha ahubwo aba agomba kuguha n'imperekeza. Aba agomba kuguha imperekeza cyangwa agashimwe, niko itegeko rya Oman rivuga. Iyo musozanije n'umukoresha wawe aba agomba kugusezerera akaguha n'agashimwe cyangwa imperekeza. Ibyo ngibyo rero, iyo process yose uyikora. Ni ukuvuga ngo iyo ushaka kutazakomezanya na bosi wawe, ubikurikirana mbere y'iminsi 15 cyangwa 30. Ni ukuvuga ngo mbere y'ukwezi nibwo utangira process y'iki, yo kubwira ubwira umukoresha wawe ukamubwira uti ngewe ntabwo nshaka gutaha. Noneho wamamara kumubwira yuko udashaka gutaha, we niba wowe udashaka gukomezanya nawe ufite uburenganzira bwo gushaka akandi kazi ku ruhande. Ahangaha rero bitandukanye n'uburyo hari abavandimwe bacu bataha ku mbaraga cyangwa bacyurwa ku gahato, bikaza kurangira mbese bagiye mu Rwanda kandi nta gahunda bari bafite. Ubwo rero icyo narindi kubwira abavandimwe, niba wumva ufite contract ukaba ushaka gusoza kontra yawe, ukaba udashaka gusubira mu Rwanda, ukaba ufite gahunda yo gukomeza kwishakira amafaranga, wigira ikibazo cyo kuvuga ngo ese nzabigenza nte, ese bizagenda bite, ese bizaca mu buhe buryo. Nukuri ndakubwiza ukuri, ufite uburenganzira bwawe bwuzuye 100% bwo gushaka kandi kazi. Umubosi wawe nta burenganzira agufiteho. Ni ukuvuga ngo uburenganzira yari agufiteho ni uburenganzira bwo kuba wenda imyaka ye 2 mwasezeranye, mwajyanye mu masezerano, iyo myaka, muri iyo myaka 2 icyo gihe yari agufiteho uburenganzira. Ariko igihe amasezerano arangiye, iyo amasezerano arangiye, mwasezeranye gukorana imyaka 2, imyaka 2 irarangiye, ubwo icyo mukora ni iki? Nuko nyine bosi wawe afite uburenganzira wowe ufite uburenganzira kuri bosi wawe bwo kumubwira akaguha ibyangombwa byawe, ugakora iki? Ukaprayinga ahandi hantu ugashaka akazi. Ni ukuvuga ngo umubosi wawe ubundi aba agomba kuguha imperekeza. Iyo umukozi asoje amasezerano, umukoresha afite inshingano zo kumuha imperekeza. Ni ukuvuga ngo iyo usoje inshingano zawe, iyo usoje akazi kawe, umubosi wawe aba agomba gukora iki? Kuguha imperekeza. Iyi mperekeza ni amafaranga umukozi abona nk'inyungu z'igihe yamaranye n'umukoresha wiwe. Ariko kubera ko abakoresha benshi bazi ko abo bakoresha badasobanukiwe aya mategeko, ntayo babaha.
ikindi cya kabiri, gushyira mu bikorwa iby'amasezerano, ibyo basezeranye mu masezerano. Iyo umukozi arangije amasezerano ye, umukoresha akwiye kubahiriza ibyo bemeranije byose. Niba hari ibyo umukoresha yari agomba gutanga ubwishingizi n'izindi nyungu, agomba kubyubahiriza. Ikindi bavandimwe, ngira ngo wenda kugira ngo ubuzima bworohe ku muntu, ni uko wowe uri muri contract, nubona wenda urugero udashaka gutaha, ntushaka gusubira mu Rwanda, nanone ukabona umubosi wawe ari kukubwira ngo ngewe kama mbaya nutankorera ndagusubiza mu Rwanda ku mbaraga, uzamubwire icya mbere, afite amasezerano mwagiranye, afite igikaratasi kiriya cya kontara mufitanye. Wowe ubundi bibaye byiza, nta mukozi wakongeye kwicara mu rugo rw'umuntu adafite kontara mu ntoki ze, kuko iyo ufite kontara mu ntoki zawe, icyo bigufasha ni iki? Iyo usoje amasezerano, icyo ubwira uriya mubosi wawe, wamara kubwira umubosi wawe ukamwereka ya masezerano, iyo umaze kumwereka ya masezerano, umwereka ko mu masezerano mufitanye hatarimo ko ugomba kumukorera ubuzima bwawe bwose, yani ntabwo uri umukozi we ubuzima bwawe bwose. Wowe amasezerano mufitanye n'ay'imyaka ingahe? N'ay'imyaka 2. Wowe ubwira bosi wawe uti ngewe dufitanye amasezerano y'imyaka 2, imyaka 2 yawe irarangiye, mfite uburenganzira 100%. Bitandukanye n'uburyo abantu benshi bababwira ngo ngewe nutankorera ndagusubiza mu Rwanda cyangwa ndakujyana ahandi hantu samoya, wenda ndagusubiza iwanyu. Nta burenganzira umubosi wawe cyangwa sobuja afite bwo kugusubiza hehe? Bwo kugusubiza mu gihugu igihe utabishaka. Ahangaha rero, umuntu wumva wenda yarasoje kontara cyangwa ugiye gusoza kontara, akaba ashaka kudasubira mu gihugu wenda kubera ko imipango yiwe ntirahura, haracyafite wenda projet yatangiye ntabwo yari yazamuka, icyo gihe contact zacu tuzishyiramo hasi, abishaka yaduhamagara twamufasha kubona akandi kazi mu buryo butagoranye, mu buryo bwubahirije amategeko, twamufasha pe, kubera ko Oman ni igihugu kigendera ku mategeko. Niyo umubosi wiwe yaba atabyumva, twitabaza inzego zifite ubushobozi, akaba yakomeza gukora, kubera yuko afite uburenganzira bwo gukorera muri iki gihugu. Ubwo rero icyo musabwa ni iki? Murasabwa yuko buri muntu wese agomba gusobanukirwa kontara yiwe, akamenya muri kontara harimo iki, yamara kumenya ikiri muri kontara, akamenya icyo agomba kujya asobanurira umukire wiwe. Kubera ko niba sobuja cyangwa nyokobuja arimo akubwira ngo nutankorera nzagusubiza mu gihugu, kandi byonyine akaba hari inshingano afite zo kuvuga ngo dusoje kontara, niba dusoje kontara hari ibyo yagakwiriye kuba naguha, wenda nkabera twabonye yuko agomba kuguha amafaranga. Ikindi hari nyine profit aba agomba kugusezerera, umukozi agomba gusezererwa mu kazi. Ibyo ngibyo yagakwiriye kuba bikora, ariko ntabwo abikora kubera ko azi ko udasobanukiwe, agufata nyine bujiji, ntusobanukiwe, niyo mpamvu yitwara uko abonye. Icyo bisabwa rero, birasaba yuko kontara yawe, wowe uri bwumve iyi video, kontara yawe uyishake. Numara gushaka kontara yawe uyifate mu ntoki zawe, cyangwa hari ukuntu umuntu afata ziriya karatasi ukazisprayininga, ukazisobanura cyangwa ukazishyira kuri, hari ama application menshi cyane abifata ikabikamvatinga, ikabikura mu Cyarabu ikabishyira mu Kinyarwanda, ikabikura mu Cyarabu ikabishyira mu Cyongereza, ikabikura he ukabishyira he. Wowe ufata bya bindi byose bosi wawe yanditse cyangwa biri mu masezerano yawe na bosi, ukabishyira mu rurimi wumva. Wamara kubishyira mu rurimi wumva, wowe ubwawe ukamenya amategeko yawe akugenga, ibyo usabwa, ibyo utegetswe. Wamara kubisobanukirwa sawa, igihe akazi kawe wagasoje cyangwa kontara yawe wayisoje, ugafata ya kontara yawe ukayikamvatinga, ukayishyira mu rurimi bosi wawe yumva, niba ari Icyarabu gusa, kandi ndakeka ko na kontara zose ziriho Icyarabu. Ukamubwira uti amasezerano yanjye nawe aravuga gutya, ukamwereka point kuri point,
ingingo ku ngingo, ukavuga ngo twasezeranye iki n'iki, iki n'iki, iki n'iki, iki n'iki, hari ibyubahirijwe, hari ibitarubahirijwe, uburenganzira mfite n'ubu, nawe uburenganzira ufite n'ubu. Ngewe icyo nifuza ni uko buri muntu wese akurikiza step uko zimeze, aho ngaho uzakora akazi kawe nta kibazo gihari, nta n'icyo wikandagira. Ibi ngibi bizagabanya urwego rwo kugira ngo abantu batoroke, kubera ko nk'ubu hari ikibazo gihari, ugasanga umuntu atorotse mu rugo yari afite umwaka n'igice, waburaga amezi 6 kugira ngo usoze kontara yawe ujye mu rundi rugo, wihanganye umwaka n'amezi 6, ariko uratorotse uragiye. Ugiye gushyirwaho kese yo kuba wenda utazongera kubona visa mbere y'imyaka 2 nk'uko twabibonye. Ugiye gushyirwaho kese yuko sometimes bashobora kukubeshyira ngo wibye cyangwa iki n'iki. Mu gihe wari ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo nusoza kontara mu rugo rwawe wari urimo, icyo gihe uzabona akazi mu rundi rugo nta kese runaka n'iyi n'imwe bagushyizeho. Ubwo rero ikiriho niki, mwebwe mugerageze muba abantu bakuru, mumenye amategeko abagenga, mufate kontara zanyu muzikamvatinge, muzishyire mu Kinyarwanda, buri muntu wese aboroke cyangwa yige asobanukirwa ibintu byose biri muri iriya kontara, ku buryo n'ujya gusobanurira sobuja cyangwa nyokobuja ujye umubwira ngo kuri iyi kontara, kuri iki gikaratasi wowe wampaye, kuri iki gikaratasi wowe wisinyiye, hariho ibi n'ibi. Wowe uzajya umwereka udupowenti, bimwereke mu rurimi rwe, kubera ko wenda iriya kontara wayikamvatinze mu Kinyarwanda ubu byumva 100%, noneho nawe akaba byumva mu rurimi rwiwe, ukavuga ngo agaka ka 2 kavuga gutya, agaka ka 3 kavuga gatya. Icyo genda cyeka yuko nta mukoresha n'uyu n'umwe uzigera gusuzugura. Kugira ngo rero ibiganiro byacu bikomeze bikugereho, kora subscribe, ukore na share kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho ku gihe, kandi wibuke gutanga komanteri ku bibazo byawe, ku kibazo nyine waba ufite, kugira ngo tuzakiganireho ubutaha. Nyagasani akomeze kubarinda, abaha ibyiza kandi abishimire. Inshallah.